Hello, mumeze mute amakuru y'iminsi mbanje kubasuhuza kandi nongera kubahereza ikaze abantu tubana ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Uyu munsi ngize ngo nyine tugire utuntu dukeya tuganiraho, tugira amagambo makeya tuganiraho bitewe nuko nyine ejo ntago twabashe kwa uploadingaho ikintu cyari cyo cyose. Ejo ntago na live yacu yabashijwe gushyirwaho, nyine ntago byabashe kugerwaho, ariko nubwo bitagezweho ntago twabura n'ubundi kugira icyo tuganira. Amazina ni yandi, ni Deo MC, nje tubana ahangaha. Hari abantu benshi tumaze kunguka, hari umuryango mwinshi tumaze kunguka muri iyi minsi iyo tumaranye, muri iki gihe cyo tumaranye, igihe nk'icy'umwaka tumaranye cyangwa se hafi 2, tumaze kunguka umuryango mugari ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Rero niyo mpamvu ntabura gukora iki, kubashimira. Mbanje kugira ngo mbashimire ndetse nabereka gahunda y'uko tugiye kwinjira mu kundi kwezi cyangwa se twinjiye mu kundi kwezi. Ese uko kwezi tuzakoreramo ibiki? Uko kwezi bizagenda ute? Rero muri uku kwezi mbahaye ikaze muri uku kwezi kwa 10. Muri uku kwezi kwa 10 ndagira ngo tuzige ibintu byinshi bitandukanye nuko twize mu kwezi kwa 9. Mu kwezi kwa 9 twagiye buhoro buhoro, ntago amasomo yagiye yihuta cyangwa se ntago twashyize amasomo menshi. Muri uku kwezi kwa 9 twagiye buhoro buhoro bitewe n'imirimo itandukanye n'ibintu twarimo, ariko muri uku kwezi kwa 10 ndagira ngo mbizeze ko noneho tugiye kuzajya uploadinga tudakurikije ya minsi yo tugira ngo kwa 2 kwa 5, ahubwo muri uku kwezi ndagira ngo twige vuba kuko dufite intego yo kuzajya kugera mu kwa 12 iyi channel yacu yabaye monetize. Ni intego ndagira ngo mwese muyimfashemo, mwese abantu tubana ahangaha kuri iyi channel ya Bavandimwe TV, ndagira ngo mubimfashemo. Abantu abasabu twarabujuje, abasabu twarabagejeje, ariko amasaha aracyari ikibazo. Ndagira ngo muri comment mutwandikire mutubwire se ni iki kintu kibura kugira ngo amasaha yacu tuyuzuze, noneho binadufashe no kuba monetize kugira ngo channel yacu nyine irusheho kubagezaho ibintu bisobanutse. Noneho muri comment mujyamo mutubwire ikintu kibura mubona twashyiramo muri aya mezi 2 cyangwa 3 dusigaje imbere, twaba twashyiramo. Ni ikihe kintu kibura? Ni iyihe mpamvu ituma amasaha yacu atazamuka, tukabona abasabu, tukabona views nkeya ziraho, ariko se ni ikihe kintu kibura mubona twashyiramo? Kuko mumaze kuba umuryango mugari, kandi niyo mpamvu mbashaka ngo tuganire, tuvugane nyine nk'uko nyine tumaze kuba umuryango, tuvugane byimbitse. Rero nabasabaga ngo byibura dushyiremo intege, namwe mumfashe nshyiremo imbaraga, namwe mumfashe mujye mukurikirana amavideo, muyarebe muyarangize, mukurikirana amasomo yacu, ku buryo byibura koko nk'intego twihaye ko mu kwa 12 tuzaba twamaze igica no kuyigira monetize, bizaba byagezweho. Namwe nibwo muzarushaho kuryoherwa, tukabona ibitabo birenze by'ibintu tugiye kwiga, tukarushaho kwisumbura ku bumenyi, cyangwa se tukarushaho no kujya tukabona ibindi bintu byadufasha mu bikoresho runaka. Channel ibashije kuba monetize inarushaho kugera hehe? Kure. Inarushaho kugera kure, tukiyongera rega tukagera no mu mamiliyoni y'abantu bari kwiga ururimi rw'Ikigande. Ndumva nifuzaga ngo dufatanye kandi duhuze, maze iyi channel yacu tuyigeze ku rugero rukwiriye rwo kuba natwe yakwizerwa na YouTube, bikagenda imbere kandi amasomo yacu akagera kure.
Abantu rero mwumva mufite uwo mutima wo kuba mwaduteza imbere, ndabinginze murebe amasomo yacu twashyizeho, mukurikirana amasomo yacu dushyiraho muri uku kwezi kwa 10. Ngiye kugerageza uko nshoboye ku buryo byibura buri munsi uko utambutse uwa kabiri dushyiraho isomo, uwa kabiri dushyiraho isomo, byibura hajya hacamo umunsi umwe twa uploading isomo, nubwo ryaba rigufi uko ryaba rimeze kose, byibura muri uku kwezi kwa 10 tugendana. Ndagira ngo rero mumfashe tubane kandi tujyane. Abantu rero bashyashya ndabakunda cyane, mukore subscribe, muhereza n'abandi buno butumwa, mubabwire ko twigisha ururimi rw'ikigande. Ndetse n'ikindi kintu nshaka kubabaza, ndagira ngo mwongere mumbwire se ikinyankore n'ikigande mu minsi iri imbere cyangwa se muri uriya mwaka, kuko uyu mwaka ndagira ngo tuwurangize turi kumwe mu rurimi rw'ikigande, noneho muri uriya mwaka tuzatangirane n'ikinyankore ariko n'ikigande tugendana buhoro buhoro n'ikinyankore. Sinzi ukuntu mubyumva, muri uriya mwaka bwo murashaka nabwo tuzakomeza ikigande cyangwa se tuzongere tugarure isomo ry'ikinyankore? Uko mubyumva niko muratwandikira muri comment. Ndashaka comment nyinshi cyane ku muntu uri bugereho wese, ku muntu izageraho nubwo yaba atari uyu munsi, ejo bundi n'ejo bundi, igihe cyose uduhereze comment yawe, tubwire icyifuzo cyawe, cyangwa se urebe na video rwose uyirangize, sibyo? Imana ibahereze umugisha kandi irushaho kubana namwe, ibampera ibyo mwifuza byose. Abantu twabanye, abantu twatangiranye ndetse n'abashyashya, Imana ikomeze kubana namwe kandi irushaho kubarinda. Bye bye.